Mbahaye ikaze nanone kuri BVI Empire, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri BVI Empire ngo uhaye ikaze. Ubuzima ni ishuri, ariko ikibi cy'iri shuri nuko ritwigisha nyuma y'uko tumaze gutsindwa. Muri iyi video ngiye kukubwira amasomo 5 abantu biga nyuma y'uko bamaze gutsindwa, kandi aya masomo 5 akaba ari ay'ingenzi mu buzima bwayo, mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi rero biga aya masomo akomeye nyuma y'uko bamaze gucika intege, nyuma y'uko bamaze gutakaza amafaranga, nyuma y'uko bamaze kubona ko abandi babasize. Ariko niba ushaka kwihuta mu rugendo rw'iterambere, ugomba kwiga aya masomo hakiri kare, aho kugira ngo iminsi izayakwigishe wamaze gutsindwa. Nujya kure y'iki kiganiro rero njye ugiye kukugezaho nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire, hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Niba ari ubwa mbere rero ntugende udakoze subscribe kuri BVI Empire kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya biguhitaho. Reka rero tuvuge ku masomo 5 abantu biga batinze mu buzima bwabo, cyane cyane mu rugendo rwa business, kwihangira imirimo no kwiteza imbere. Isomo rya mbere abantu biga batinze kandi ari isomo ry'ingenzi ni kumenya ko amafaranga atari byose. Ubundi dusanzwe tuzi yuko abandi bavuga ngo amafaranga ni byose, amafaranga akemura ibintu byose, ariko iri somo abantu baryiga batinze kandi ari isomo ry'ingenzi mu buzima bwabo. Amafaranga rero kumenya ko atari byose ni isomo abantu biga nyuma y'uko batakaje amafaranga kandi barayavunikiye kandi barayakoreye. Abantu benshi rero batangira ubucuruzi bagatekereza ko nibabona amafaranga ibibazo byose bizaba bikemutse, ariko nyuma y'igihe bakabona amafaranga, hanyuma bakagira inshuti, bakagira n'ubuzima bwiza. Ariko hari abatangira business bakabona amafaranga, nyuma y'igihe gito ugasanga izo business zafunze. Ni ukubera iki izo business zifunga? Ukabona umuntu yagurishije nk'isambu, afunguye business, ariko kubera kutamenya cash flow management, uko amafaranga yinjira nuko asohoka, uko amafaranga umuntu yakoreye aya managing, ugasanga bitumye amafaranga babonye agenda na business igahomba, kandi mu gihe yarazi yuko nabona amafaranga ibintu byose bizaba bigize bizaba bikemutse. Iri ni isomo rero abantu biga batinze mu buzima kandi ryakabafashije. Byaba byiza rero uryize mbere y'igihe, ukamenya ko amafaranga uko uyabonye ariko aguca mu myanya y'intoki, hanyuma ukiga uburyo ahubwo ugomba kuyamanaginga no kuyabyaza umusaruro. Ukiga ukamenya yuko amafaranga ntabwo uzaguma uyakorera, ahubwo abantu bateye imbere bo amafaranga arabakorera. Ifaranga ribereyeho kubyara irindi faranga. Isomo rero wakuramo ahangaha nuko nyine ugomba kumenya gukoresha amafaranga neza. Nk'uko nari mbivuze, amafaranga meza nayinjira kandi akaguha umusaruro, akabyara andi mafaranga. Ibyo nubigeraho rero ukirinda gusesagura, ukirinda kudakoresha amafaranga mu bintu bidasobanutse, mu bintu utateguye, icyo gihe uzaba uri mu kazi neza. Iri somo ntabwo rizagutsinda. Isomo rya kabiri rero ni isomo rijyanye n'igihe cyangwa se time management. Abantu benshi batekereza ko igihe gihari cyangwa se igihe kiracyahari, ugasanga umuntu aravuze ngo ibi ngibi nari ngiye gukora nzabikora ejo. Nyamara ejo ntabwo ari icyemezo kikigezweho, ejo ntabwo ari icyemezo kigukwiye. Ni ubwirasi, ni ukutamenya, cyangwa se kudaha agaciro amahirwe umuntu afite uyu munsi. Iri ni isomo rero abantu biga batinze, bakaryiga igihe cyarabacitse, bakaryiga amahirwe yaramaze kubacika ntawo bakibifatiye. Ushobora kuba ufite igitekerezo cyo gukora business, ariko uyu munsi
ntugikore ukavuga ngo nzabikora ejo, nyamara undi muntu yagitangira nka none, ejo hakazagera yamaze kugera ku rundi rwego rwisumbuyeho. Igihe rero ni umutungo dukwiye gufatirana mu gihe tugifite imbaraga, mu gihe tugifite amahirwe, mu gihe tukiri kubona uko tugikoresha, kuko hari aho ugera igihe kikagucika ntubone uko ugikoresha. Ugomba rero kumenya gukoresha igihe neza. Igihe ni umutungo uhenze cyane kurusha amafaranga. Ubundi kera baravuga ngo time is money, ariko time is everything, time is life. Niba rero utakaza igihe, menya ngo uri gutakaza ubuzima bwawe. Tumenye gukoresha rero igihe neza, witegereza ngo ibi ngomba gukora uyu munsi nzabikora ejo. Wivuga ngo nta gishoro mfite ngo nzatangira business nimbona amafaranga. Wivuga ngo mfite amafaranga reka mbe nyabitse nzatangira business ejo. Oya, amafaranga ntabikwa, amafaranga ugomba kuyinvestinga akagushakira andi mafaranga. Isomo rya gatatu rero abantu biga batinze mu buzima bwabo bwa buri munsi ni ukumenya yuko umuntu wese ugusekera burya atagukunda. Iri ni isomo abantu bamenya nyuma yuko bakundanye n'abantu bagahararana, ariko ejo bashwana ubuzima bwabo bakabushyira hanze. Ejo bashwana umwe agahiga undi, cyangwa se umuntu akagusekera uyu munsi bitewe nuko hari icyo agushakaho, umuntu akakwigiraho inshuti uyu munsi bitewe nuko hari ikintu ashaka ko uzamuha, ashaka kugutitirizaho. Menya yuko rero umuntu ugusekera wese atari inshuti yawe. Mu rugendo rero rwo kwiteza imbere uzahura n'abantu benshi bavuga ngo wikora iki ngiki, dore ntabwo kikubereye, wikora iyi business dore ni y'abantu baciriritse. Uzahura n'abantu baguseka cyangwa se bakagusekera bya nyirarureshwa, ariko nufata initiative ugafata focus yo kumenya icyo ushaka, yo kumenya aho uri uyu munsi n'aho ushaka kuba uri ejo. Ntuzite ku bantu, ntuzite ku baguca intege, uzite ku baguha imbaraga, ku bagutera imbaraga, ku bagutera courage, kubashishikazwa cyangwa se kubashimishwa n'iterambere ryawe, ku baguha ibitekerezo byubaka. Iyo ukiri hasi rero abantu bose baraguseka, tuvuge uri gukora business nyine bavuga yuko iciriritse, ariko iyo umaze kuzamuka, umaze kugera ku yindi level, babona ko agafaranga kari kuza, babona ko ubuzima bwahindutse, bose baza bagusanga. Bamwe batangira kuvuga ngo uri inshuti yanjye, abandi bakavuga ngo asigaye yirata, abandi bakavuga ngo yarahindutse. Mu by'ukuri ntabwo uba warahindutse, ahubwo wabonye ko ugomba gufokasinga ku biguteza imbere. Abantu benshi rero hari igihe bakubwira ngo warahindutse kubera ko utakibaha umwanya wo gupfusha ubusa, kubera ko mutagihurira muri pati za buri munsi zisohora amafaranga buri munsi, kubera ko mutagihurira mu tubari, mu birori bya buri munsi bihenze, kubera ko utakibahahira imyenda buri munsi ya yindi ihenze n'inkweto zihenze za buri munsi, kubera ko babona utakibaha umwanya wo gupfusha ubusa wa wundi ugutwara amafaranga yawe. Isomo rero tugomba kumenya nuko ugomba kumenya guhitamo abo uganira nabo, abo ugisha inama, abo ufatanya nabo. Mu bucuruzi si buri wese ukwifuriza gutsinda cyangwa se gutera imbere. Niba uri rwiyemezamirimo ugomba kumenya cyangwa se kugira amaso areba imbere, ukamenya abantu bakuzamura n'abashobora kugutura hasi ukabirinda. Abakuzamura ugafatanya nabo, ariko abashobora kugutura hasi ukabirinda. Isomo rya kane rero abantu biga batinze kandi ari ingenzi mu buzima ni ukutamenya ko ubuzima atari inzira igororotse. Ubuzima tubamo ntabwo ari inzira igororotse. Ejo uri mu bihe byiza, uyu munsi uri mu bihe byiza, ejo ukajya mu bihe bibi. Ejo uri mu bihe byiza, uyu munsi ukajya mu bihe bibi. Ubuzima ni vice versa.
abantu benshi rero baravuga ngo inzira yo gutsinda iroroshye. Urugero, kwiga, umuntu yamara kwiga agatekereza ko azahita abona akazi, cyangwa se akiga avuga ko namara kwiga azabona akazi, akavuga ko namara kubona akazi azabona amafaranga, akavuga ko nabona amafaranga azatera imbere. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Kwiga, kubona akazi, kubona amafaranga no gutera imbere. Ariko ukuri ni uko ubuzima bwuzuye inzitane n'amakosa menshi cyane. Urugero, reka tuvuge abantu batangiye bizinesi, uyu munsi babonye amafaranga, ariko ayo babonye bakayakoresha nabi. Ntibamenye ngo amafaranga babonye bari kongera kuyinvestinga, bari kongera igishoro, bagatangira kwishimisha ako kanya. Nababwiye mu kiganiro cy'ubwashize ibintu bihombya abantu ko harimo na immediate gratification, cyangwa se kwishima by'ako kanya, cyangwa se guhita wishimira intsinzi kandi utaratsinda, kumva ko wamaze kugerayo kandi utaragerayo wari ukiri gutangira. Umuntu ashobora gutangira bizinesi rero uyu munsi, ejo igahomba, ariko biba bisaba ngo ntucike intege. Niba uzi ko bizinesi yahombye kubera yuko nta ruhare wabigizemo, ahubwo igira kuri icyo gihombo, umenye ngo ese nihe nagize weakness, ese niki ngomba guhindura kugira ngo nere gutsindwa burundu. Iyo udacitse intege rero uratsinda, hakavamo bizinesi nini. Ariko iyo utsinzwe uyu munsi ukavuga ngo ngiye kubireka, cyangwa ukajahagurika ukavuga ngo reka njye muri iyi ngiyi nigenda neza, oya, ugomba kugira consistency niba ushaka gutera imbere. Rero ugomba kumenya ko mu rugendo rwo kwiteza imbere, ubuzima nyine atari inzira igororotse gusa, haba harimo inzitane n'amakosa. Amakosa rero amwe abantu bagenda bakora, niyo mba ndi kubabwira tuba dushobora kwirinda, hanyuma tukigira no ku makosa y'abandi kugira ngo dushobore kugira gutera imbere. Hari nk'umuntu uba waratangiye aka business ari gatoya, akagenda ahura n'inzitane ariko ntacike intege, akagira consistency cyangwa se guhozaho, akagisha inama, agakora research, akagendana n'igihe, akamenya kumanaginga cash flow, amafaranga yinjiye n'ayasohotse, uburyo ayakoresha, hanyuma ejo ugasanga afite kampani nini. Turabaza abantu bagiye batangira ku laptop kamwe n'akamashini kamwe ka printer, ariko uyu munsi bakaba bafite kampani yagutse iri kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kumenya rero yuko inzira cyangwa se ubuzima atari inzira igororotse, ni isomo rizagufasha gutsinda urugamba rw'iterambere. Isomo rero dukwiye gukuramo ni ukudacika intege, kutabona ko none uyu munsi niba bitari kugenda neza ntitwibwire ko ejo bitazagenda neza. Hoya, wicika intege, gira consistency. Niba ushaka gutera imbere, menya ko inzira y'ubuzima itagororotse, ahubwo none ni down ejo ni up, none ni down ejo ni up, kugera igihe ukagera ku ntsinzi. Isomo rero rya gatanu ari naryo rya nyuma, abantu bakunda kwiga batinze mu buzima kandi iri somo ari ingenzi, ni kwiga no gukura. Donc kumenya yuko kwiga no gukura ntabwo ari ibintu bihagarara. Sinzi niba iri somo muri kuryumva. Gukura ntibihagarara, kwiga ntibihagarara. Hari umuntu uvuga ngo ngiye ngo ndangije secondaire, ndangije kaminuza, ndangije masters, kwiga narabirangije. Ndetse ubajije umuntu se wize amashuri angahe, narangije kwiga. No, kwiga ntibihagarara. Uyu munsi ufite amahirwe kuko uri kuri BVA Empire, hano hakura skills zitandukanye. Mu ishuri bakwigisha, akenshi usanga mu ishuri bakwigisha yuko nurangiza amasomo uzabona akazi ukabona amafaranga, ariko usanga akenshi batakwigisha uko bakorera amafaranga. Hari abantu benshi rero bumva ko barangije kwiga, ariko isi hinduka buri munsi, ni nayo mpamvu dusabwa guhora twiga. Ubucuruzi bw'ejo
bushobora kuba butandukanye n'ubwa none. Ushobora kuba wari usanzwe ucuruza mu buryo busanzwe, ariko uyu munsi byose bisigaye bikorerwa online. Nuguma rero muri bya bintu bya kera byo gutegereza ko umukiriya araza, uzasanga abantu bamaze kumenya ko social media ari imbuga abantu bacururizaho, uzasanga bagutambutse. Niba ufite shop ukaba udafite Instagram, ukaba udafite TikTok, ukaba udafite Facebook, ukaba udafite YouTube, ukaba udahamagarira abantu ngo baze bakwamamarize, ushobora kuzagira ngo uri gukora kandi uri mu gihombo. Shaka uburyo rero uyu munsi wiga ibintu bigezweho, wiga ibyo bacuruza, uburyo bacuruza bugezweho, ureke kuguma mu bintu bya kera. Kwiga ntibihagarara wivuga ngo wararangije, ngo uzi imibare, ngo uzi finance, ngo uzi accounting n'ibiki. No, iga skills nk'izi ngizi mba ndi kukubwira. So niba rero ufite business, ugomba kumenya gukoresha ama social media atandukanye, ukamenya kwiga ese isoko ry'uyu munsi rihagaze gute, ukamenya kwiga ese ni iki nakora kugira ngo nkore improvement, cyangwa se nakaye gashya nazana muri business yanjye nka innovation, kugira ngo izagere kuri maturity date waramaze gukuramo ayawe. Ugomba rero kumenya ko kwiga bidahagarara. Niba uri mu rugendo rwo gutangira business, ugomba gushaka kwiga skills nshyashya, ubumenyi bushyashya bugufasha gukora business, uko watangira business. Ibi byose twarabivuze muri video zitandukanye. Nujyamo hano hasi muri description y'iyi video uraza gusangamo video zirimo ubumenyi butandukanye zigufasha gukora business n'ubwoko bwa business, zaba izisaba igishoro, zaba izidasaba igishoro, izisaba inguzanyo n'izidasaba inguzanyo, byose twabivuze hano kuri Bivia Empire. Menya rero kwiga ibintu bishyashya buri munsi, like marketing, how to make known your product. So umenye kwiga communication, digital skills n'ibindi bitandukanye bigufasha kugira ute guteza imbere business yawe cyangwa se n'ubumenyi wakuye mu ishuri. Abantu rero bagira ubunebwe bwo kwiga cyangwa se bakumva ko kwiga ikintu gishyashya bitabareba, abo ngabo ntibashobora gutera imbere uyu munsi. Uyu munsi turi mu isi yiruka, turi muri monde ya digital. Niba rero usigaye urasigara nyine. Usanga ahubwo abantu aho kugira ngo bakoreshe ama social media neza, bayamenyekanishirize ibyo bakora, usanga bari kuyafatiraho ama video y'urukozasoni, ari byo abantu bibereyemo birirwa basakaza. No, menya kubyaza social media umusaruro kugira ngo witeze imbere, ureke gukoreraho ibintu bitemewe. So icyo twasorezaho rero, aya masomo abantu bakunda kuyiga nyuma, ni amasomo y'ubuzima abantu biga nyuma bamaze gutsindwa. Uyu munsi urayamenye rero, ibyiza nuko ugomba kuyiga mbere y'igihe. Ubuzima rero ntabwo bukwigisha hakiri kare, ariko wowe ushobora kwihuta ukiga hakiri kare, wigira ku masomo y'abandi, wigira ku yawe se, wigira ku makosa y'abandi, wigira ku makosa yawe, ukabyiga mbere y'igihe aho kugira ngo uzabyige nyuma wamaze gutsindwa. Niba ushaka gutsinda rero, menya ko gutsinda bitangirira mu mutwe no mu myanzuro no mu gihe ukoresha neza. Aho niho gutsinda bituruka, ni mu mutwe, ni mu myanzuro ufata, ni mu gihe ukoresha neza. Wige kare rero ibyo abandi biga batinze, nibwo uzashobora gutera imbere, nibwo ubuzima bwawe buzagenda neza. Niba iyi video igufashije, ukande like, uduhe n'inyunganizi muri comment section, wibuke kuyisangiza abandi. Niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo video tuzashyiraho ejo zitazaguhitaho. Njye wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney, ni Bivia Empire. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.